Yesu ashimwe bene data, muraho neza, baha ikaze umwanya w'ijambo ry'Imana, reka dutangire dusenga. Mana nziza y'urukundo, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe, emerera mwuka wawe wera, tugirire ubuntu yende ku byawe waduteguriye, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, adushoboze kubaho nk'uko ijambo dutumweho none riri. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri w'icyumweru. Muri iki cyumweru Imana nidushoboza tuzagana ku kwihanganira ibitugerageza. Uyu munsi turasoma ijambo riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 10:13. Ni na kuri uwo murongo niho tuzibanda cyane muri iki cyumweru. Handitse ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana itugirire neza. Kuri uyu munsi wa none turaza guhera ahangaha havuga ukuntu nta kigeragezo kibasha kutugeraho kitari urusange. Imana itugirire neza. Ibintu byose byakugezeho, ibizakugeraho, ese ibyakubayeho ibyo ari byo byose n'ibizakubaho, nta na kimwe cyakubayeho ari wowe wa mbere gipimiweho. Ugiye ugasoma neza mu byanditswe, unakurikiranye ubuhamya bwa bene data abagukikije n'ababayeho mu bihe biheruka, ushobora gusanga hari abandi babayeho ibijya gusa n'ibyabo. Yego hari n'ibisa 100%, ntabwo babaye mu rugo uri kubamo, ntabwo babaye mu kazi uri kubamo, ntibarwaye wenda indwara yitwa 100% nk'iyo uri kwitwa, ariko muhuje ibigeragezo. Niba ari uburwayi nabo bararwaye, ndetse hari barwara imyaka ijya kungana n'iy'urwaye cyangwa se nayiruta. Bababaye, umubiri wabo wababaye bijya kungana nk'uko n'uwawe wababaye. Niba ari ibibazo mu kazi, niba ari ibibazo by'ubuzima, hari abandi benshi bahuye nabyo, hari n'abari guhura nabyo ubu ngubu. Imana itugirire neza. Hari intwari nyinshi zo kwizera zanyuze mu bisa n'ibyo uri kunyuramo maze ziranesha. Imana itugirire neza. Ntabwo ari wowe wenyine, hari n'abandi benshi babinyuzemo baranesha. Si n'abakera gusa, n'uyu munsi hari abari kunyura mu bimeze nk'ibyo uri kunyuramo, ahari wenda binabirushobokana, kandi bari kunesha, bari kwitwara neza. Imana itugirire neza. Imana yashoboje abandi kunesha, cyangwa se Imana iri gushoboza n'abanone kunesha imibabaro isa nk'iyo uri kunyuramo, nawe yiteguye kukuneshereza. Ugira umwete wo kuyisanga. Imana itugirire neza. Imana yabahaye imbaraga, nawe irahari kubwayo ngo iguhereze imbaraga inakuneshereze. Imana itugirire neza. Gusenga cyangwa se mu yandi magambo kwegera Imana cyane, iyo tubijyanishije no kwigira ku buhamya bw'abanyuze mu bisa n'ibyacu maze bakanesha, biturinda gucogora, iteka tugahora dusubizwa mu imbaraga. Ujye ugira umwanya wo kumva ubuhamya bw'abandi, abandi banesheje, intwari zo kwizera. Imana itugirire neza. Jya ukunda gusoma ibyanditswe byera, urebe ukuntu abandi bagiye banesha, nubona n'umwanya uganire n'abandi bahuye n'ibijya gusa n'ibyo wahuye nabyo, bafite ubuhamya bwiza bw'ukuntu Imana yagiye ibabera iyo kwizerwa mu bikomeye bagiye banyuramo. Hanyuma rero nawe ubwo buhamya uzabwigireho, bizaguhesha guhora unesha. Mwifurije kwihanganira ibyo uri kunyuramo bikugerageza, cyangwa se ibyo uzahura nabyo. Urakoze cyane. Yesu Kristo aguhereza